Zabitse se? Ntabwo nta kuntu meze barana. Witwa nde? Ndewe amazina yanjye nitwa Hamagi. Yego, kubera iki se nta kuntu bimeze? Itangazamakuru. Aha. Ari ikintu kindambiye nk'itangazamakuru. Yego. Itangazamakuru iragenda impanuka yabaye ya Sipiro. Aha. Basiga batanga inuza impanuka Sipiro yonyine. Impanuka yaba abanyamakuru bakaza bagashinga mikoro. Cyangwa ikavugana umuntu utazi ntazi moto cyari cyo. Ni umuntu wigenderaga akagendera mu cyo kigari moto zageze yabuze pe. Twakaba twitwiya nashakaga kwihanganisha abanyamakuru nkajya ati baturekere umurimo wacu wo kuwusebya. Yego. Mutasi pe n'ibikura makeya ntaga kuvuga ngo bagira bate bayisebye papi. Nkuko yabyuka ajya gushaka umugati w'abana nanjye navuze mu rugo njya gushaka umugati w'abana. Niba umwana avuye mu cyaro agatwara moto nawe agakora impanuka ibitereka kuri moto kubera ko natwe bitwicira izina abamotari twese dutwara Spiro hari n'umugenzi ngeraho ngiye bagahita ambwira ati komereza. Oya nanjye basiga babikora ubundi bwa mbere nabanje nyiparika moto yanjye ukwezi kose reba ibyo biwako byazarangira ngira ngo mutange nuko nyifarisa ara kuri gate bareba nta nkovu n'imwe mfite yitwara neza kandi nta mpanuka ugira cyane maze ndetse ndebe sinajya kugira moto yanjye urareba ko imaze dore yasohotse mu kwezi ndetse naje mbikwereka yasohotse mu kwezi kwa gatandatu ku itariki 7 kandi ntabwo urakora impanuka. Ureba ko ntari nakora impanuka kandi sinari nabura pe. Rero sinzi impamvu umuntu yaza akanyicira akazi njye nkamureba nk'umuntu w'inshuti yanjye. Badufashe rwose badufashe bifashe kuko ntabwo bazi ko ejo nazashaka mushiki we. Ejo nazashaka na bene wabo. Mushaka nta kintu uriho. Nta kintu nose mbaze ngo twatenda. Urakoze mu mwanya wanjye. Rwose itangazamakuru